icyo gihe noneho nabonaga abantu batankunda nkona abantu bose baranyanga ibaza impamvu banyanga ngese ndi mubi nkahindura n'amavuta tuvuge niba wenda nisigaga gikotoro vaseline n'urugero nkahita ngura movite kuyo nyine mindure ndebe ko wenda ikibazo n'amavuta ndabanukira ndagenda amavuta ndayahindura nabo ngumana mu bya bindi ngera noneho ngura amara iyo urumva amara harimo akantu kagira gake agapika kuyo nyine nzayingiraho wenda bavuga ati basi nibura ni bogari urumva nagiye nambaye izo nkweto nzikuramo banyambika izabo ninjira namaho ngaho aravuga iyo mo imbere itwikiriwe nimba ari umuntu nyine ibyo bigirwamana byo biri inyuma sibyo noneho nawe ku muryango tuvuge nimba winjiriye hano we bagushyiramo hano hirya undi muntu mwazanye agasigara wakwinjije nyine ukorana nabo akasigara aha ngaha yamara gusigara ubwo wowe ujyamo imbere ndabyibuka nasanzemo agacuma gateretse imbere ko nibihari ahubwo nigeze kujya muri farumasi njya kwaka ibinini byibagiza umuntu bituma umuntu nyine yibagirwa burundu kugira ngo ibintu birangire mu mutwe wiwe na muganga nasanze muri farumasi nabwo ati ibintu binzanye ni bibiri urame ibinini cyangwa nago bimwe ndi seriye ko ninjye numvaga n'umuntu nagezaho none umutima none umva muri njyewe nanjye kubona nk'igisimba uno umuntu akakurengana niwe kudiha kurushaho hari kunone ushaka gukora amakosa papa wakagira agashyiramo impuhwe yarambagaga yarambagaga yambyibutse ubu nsigaye tugasangira tugaseka n'uburyo ubivugamo mva yambyibutse uviye inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri buno buzima twizere ko mumeze neza niba utameze neza ukaba uteze amatwi kino kiganiro ndifuza kuguhumuriza niba wabuze uwawe nkubwiye ni komera kandi ndaguhobereye umve ko tukubwiye ngo komera cyane niba ubuzima butameze neza ukumva isi yagucanze rimwe na rimwe ukibaza ngo kuki ndiho nkubwiye ni komera muvandimwe ngufashe ku mutima ngufashe ukomera nta kindi nakubwira sasa rero twice muri Gasabo showroom hamwe tuba dufite ibikoresho bitandukanye byo mu nzu byo muri salle à manger muri salon mu byumba n'ahandi hatandukanye byiza byataye ni showroom nyine hamwe tukwereka ibikoresho byiza ubundi ukazaza kwihahira nawe duhamagaye kuri 0788 7 0689 ndi kumwe n'umuvandimwe yitwa Joseph nabanze ngo atitsimure ari niko bavuga utitsimure cyane cyo numva muri dote mu bukwe ebana ikinyarwanda ntigeze numva yego Joseph Karame bakwita Joseph cyangwa Jeff nitwa Tuyishime Joseph niyo mazina niswe Joseph ryongeweho maje kuba mukuru maze besa batijwe n'abatijwe na 12 mbatizwa mu kateko ko nasanze mu rugo basengera ariko urumva maje gukura umva bite n'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo bugoye noneho Imana ikaza kugusanga icyo yahinduriye umuntu izina yego nawe wahinduriwe izina ubwo nayo ndabara yuko nahinduriwe izina nimba nandikwa izina rimwe nitwa Tuyishimire inyuma kongerwaho irindi urumva ni ikindi kintu kindi kiyongerewe hari umugabo witwaga ngo Rwubusisi hano mu Rwanda yari umutwaro ukomeye sibyo niba udasoma amateka ushobora guhita utamumenya noneho uwo mutware yari umutware urumva abazungu bari kuza urumva n'ababirigi bye byose bari bahari ntabwo ari abadage cyangwa n'abadage simbizi ku bwa Rwubusisi ni ku babirigi kuko urumva mu gihe cya Rudahigwa nuko bashaka urumva ko umwami yari amaze kubatizwa na Rwubusisi ati ngomba kubatizwa ibyo boss akoze nanjye ngomba kubikora byanze konze bati Rwubusisi tukubatiza aturitwa nde bamubwiye ngo Petero wagambaniye sebuja batagambaniye Yesu wihakanye sebuja avuga n'abandi unase bamupropose iryitwa ngo Joseph ryawe nyine ngo nibura ni uwo nguwo ngo yahangaye nyina w'Imana wumva ngo Joseph ni umugabo yahangaye nyina w'Imana nawe uti rero nitwa Joseph nongeye wirindi zina yego kuki utashatse iry'ikinyarwanda
njye ntago nzi impamvu ariko ninjye warihisemo. washatsemo Joseph? Narihisemo ariko natazi ubusobanuro bwa Joseph nawe yahanganye nawe maranye ahubwo njyewe maje gukura maje kumenya Imana maje gukizwa maje kwinjira mu gakiza nibwo namenye Joseph icyo risobanura. Risobanura iki? Kuko nasomye Bibiliya ari ryo nsanga Yosefu yahanganye na muka Potifari. Muri biri mwitangirira. Apana Yosefu nyina wa Mariya, umugabo wa Mariya. Nyine Yosefu ni umugabo wa Mariya, ariko na Yosefu ari we dusanga muri Bibiliya wahanganye na muka Potifari. Kuko muka Potifari muri Bibiliya nago na zina rye ririmo. Ni ba muka. Yego. Na zina ryabo ririmo. Ubwo rero nimaje kuhasumira iyo nkuru numva Yosefu yarwaniye ishyaka, mbanza kumva Yosefu umugabo wa Mariya. Bwa mbere iwacu habaga mu rugo iwacu kwa papa. Yego. Habaga umugore kuna kuza kudufasha mu rugo witwaga Mariya. Umva njye ntago nzi Mariya icyo bisobanura. Bitewe n'ukuntu njye namubonaga, bitewe n'ukuntu njye nakuze. Bitago yumvire wa Mariya uzi wanyu. Yego. Akafata umuntu yambwiye ngo umugabo wa Mariya nkarakara. Nkababara. Nkafata ko umuntu nkanjye wanyije n'umukecuru nkanagurike. Ndi umugabo wa Mariya. Nkababara. Ndababara cyane ariko. Ku buryo nageze numva none n'umuntu binyise tukana no kurwana. Joseph tangiye kuryanga. Joseph nangira kuryanga. Wumvaga uri umugabo wa mukecuru? Numvaga ndi umugabo wo nguwo. Natekereza ko nameze. Neza nyiko ndi umwana. Abatana ndapfuye. Abatujanye bindangiriyeho. Ubwo birangiye nza kumenya ijambo ry'Imana. Ntago nimenye ko ndabara ko nakijwe na 23. Nagiye kinini nyibimazemo, ariko mu gihe mazemo gitoya kubera umuhamagaro meze neza muri ngewe. Uti nitwa Joseph noneho nibwo none namenye izina ryanjye icyo risobanura. Kuko Yosefu bivuga ngo kongera. Yego. Bivuga kongeraho. Kuko niho nuzavuze ura mugore umugabo wa Yakobo ni Yoze n'umugabo Aburahamu. Ntacyo twigenda. Yego. Nibwo namenye ngo ayabyara umuhungu wa mbere, abyara wa kabiri, aravuga ngo nimbyara wa kangahe nzamwitira Nili kuko Imana yanyongereye uwundi. Nundi Yosefu yari umuhererezi. Yego. Ubwo Yosefu bivuga kongera. Ndabata Imana ushimwe. Uri inyongezo rero. Ubwo adatangiriye inkuru yacu. Nibyo reka twinjire mu nkuru yawe, mu nkuru yanjye. Joseph, ugiye kutubwira ku nkuru y'ubuzima waciyemo, waciye mu buzima bwakugwe bwatumaga utekereza kujya mu bapfumu gute, uhora ubabaye udasinzira, n'iki waciyemo cyakuganishaga aho ngaho mu bwana bwawe? Iki kintu cyanganishaga aho ngaho, cyanganishaga aho ngaho. Urumva nakuze mbona mama wenyine akomeje gukura ko papa ahari. Yego. Igihe kinageze papa mama kazangiye nayo ariko dutahana. Undi bye ku munsi umwe papa yeze kuza kudusura kugira ngo ataye baranyengera kugira tutajyana. Kumana muri maje kuba mukuru kugira ngo tutajyana. None ndangije ubu papa yaratashye nsigara aho ngaho. Umunsi umwe nkura amakosa kwa mama. Ndafata n'ingiye baranyisha. Ndafata nifata umwana njye kwa papa. Uko igihe cyose twaza gusura papa. Natekera nabonaga inzira mu maso yanjye. Hari nkamahata hari ugeze ibibare n'urugero. Ibibare ukata he. Igeze Nyamirambo ku cyapa witukatariye yanzira akambwira. Ndabyiko nageze saa 12. Ni 2009 nibwo navuye natanganye na mama. 2009. Aje icyo biti kose urarizi. Tangira ikintu biti kose. Kwa papa. Papa ariho. Ntabwo namwaka ariho. Natanganye ikintu biti iki. Ikose. Narakubitwaga. Nahanushwaga. Ni ubona barumuna banjye bamenye nk'ikintu nsanenze guhakana rero. Ninde wakimenye ni ngewe. Ninde wakoze ni ngewe. Ngaho igiti, ngaho kunoshwa. Numva ibyo nongera ikibazo cyo mu mutima cyo kudasinziye cyose nkwanikanga iki zankoni. Nkwanikanga iki kunoshwa. Numva nanakuze nanjye kurura amafaranga. Ako cyo nacyo nicyo gira ibiki cyamvamo.
none kwiga noneho bitangira guhera aho ngaho ko ntibihari ahubwo nigeze kujya muri farumasi njya kwaka ibinini byibagiza umuntu bituma umuntu nyine yibagirwa burundu kugira ngo ibintu birangire mu mutwe wiwe. Oya. Na muganga nasanze muri farumasi nabwo ati ibintu binzanye ni bibiri urame ibinini cyangwa nago bimwe ndi seriye ko ninjye numvaga no umuntu nagezaho none umutima none umva muri njyewe nanjye kubona nk'igisimba none nanjye kureba ku ma YouTube kugira ndebe ya ma company ashimuta nk'abantu runaka nkunda bakambwa ati Gerard tubona afite ikibazo na runaka wayintu kuboneka mutugirira gutya numvaga nyine nabikora umvaga ushaka umuntu nyanjye numvaga nakwica umuntu seriye numvaga nakwica umuntu njya kwakamo ibinini kujya muri pharmacy njya kwaka ibinini nongeze kwaka ibinini muganga arambwa ati ibinini ushaka ni iki wa mwana we ndabate ndashaka ibinini ariko muganga mbaza amagambo menshi nari narihebye handi nijoro nataritinyaga kugira ngo saa 8 z'ijoro ngo saa 7 ishyamba bangaraga bavuga ngo ribamo inyamaswa nagenda nkariryamamo kuyende ku inyamaswa nibura yanjye nkaheba umva urwego nari ngeze mu myaka mfite imyaka 23 nkaheba ko natangiye kuryama umuntu uza mu bintu nk'ibyo mfite imyaka 15 urumva nkayina nkaryama nk'umuntu tuvuye nk'ahantu hari imbagara nkagenda nkaziseseramo nkaryama mu gitondo nkagenda nkakomurume hasi nkarukabara mu maso mwikomereza ubwo none nakamuganga ibinini bituma umuntu yibagirwa uramugote ndashaka ibinini bituma nibagirwa nyine nashaka kwibagirwa ikintu kuva kuri uri kimwe kujya ku cyano cyanyuma birumvikana yaratunguwe natengerazaga mama uzima nanyuranyemo na Mary nategera n'ubuzima nabayemo none baza kunkomeretsa ikintu kimwe n'uyu munsi nashaka kwibagirwa n'uyu munsi niyo bazana birebe ntabwo bamfite bwo kubivuga kiza kumbabaza ikintu kimwe urumva kuza kureba umwana wawe njye banageza nk'abaragize itungo uyu munsi nabwo ndahangaha ejo banyenye kwa Gerard ejo navuye kwa Gerard nagiye kwa Emeline navuye kwa Emeline nagiye kwande kuko ndibuka nangiye kumenya ubwenge najyaga nza muri quartier nkumva ababyeyi barambwiye ngo wonse ibere ryanjye none ngo wonse ibere ryanjye none nawe wonse ibere ryanjye why nkabati kubera iki nta mama nagiraga no kuguteragirana nanjye nta mama nagiraga kugira ngo njye konka amashireka y'abandi babyeyi ese nta nka zabagaho kuko none bangamishirize kikomekeza kumva na gutyo noneho umva kwiba bitangiriraho ijambo ryamabaje rimwe ibaze kuyuza kure umwana wawe tuvuye nimba dahaba mama numva we na mama yaje gushaka aje kwishakira umugabo none mama azaje kureba umwana we bamujyana guhinga ni ijambo ni umuntu nanyuze umuntu arivuga iryo jambo ati ndibukanye ko aza kubanza guhinga ashaka kugira ngo akubone tekereza icyo kintu kwa papa wawe wana ntabwo nshaka sinakwirwa mbibabwira nabo na mama iyo tuganiriye sinshaka kumugana icyo kintu kuko ndabizi yuko wenda ashaka gukomereka niyo ndi kugana na mama nagiye kumusura ntabwo tujye tugana kuri icyo kiganiro kubera nzi ko nshaka kumuganiza agakomereka birenze urumva ubwo mama ndangije bijambo rambaza ngo yaje guhinga kugira ngo abone umuhungu we abone wowe yego ngiye guhinga ntabwo nari mbyanze mbwira wafatwaga gute aho ngaho wabaka kwa papa ubona inshuti nabo ngo nze narabaye inshuti nabo warabababariye cyane rwose narababariye kuva ku kantu ka mbere kugera ku kantu ka nyuma ako nababariye njye nashatse igisirikare kuva kera naragishatse nanga amafaranga yanjye urumva kugira nanjye nzihorere njye numvaga nzaza nkihorera uzarasa njye numva nzaza nkihorera kuri umwe wese nzigeze kubangamira mama komeresha njye numvaga nzaza nkihorera birango ngugeza mu gisirikare baraguhindura ako nyina ikintu ngiye kujya ngo abandi ngo baze ko ngiye gushaka amafaranga ko nyina garamfanga yaranjyanye ngicine nuriya nakuza nambaye ira mwenda urumva nge sinabona nabukuremo nkaza tuvuga nimba ari ku kabare nzi ko wagiriye mama nayo ntimwibuka nyine imvune nyitwahuremo nazo nawe ngasanga uri kumubwira warambwiye ijambo kuri mama rikankometse nyiri umwana ko ndabyibuka arimo ababimbwiraga urumva numvaga nsaza ngakurasa nitaye ngo wena ngumviye ku ikosi bamaye iki bamaye ngo discipline ntabwo nari buyiteho nagishatse rimwe nagishatse kuva 2020
kugeza na 24 none imyaka buri iradukurana bigeraho imyaka igira guke ikurengana indengana iyo nza kubyuka mfite nka 18 cyera nari bugeyo ibaze njye nashatse result slip sinigize ndangiza wa gatatu ako result slip yanjye nta mugeze discussingaho n'abasirikare barayibonaga bashyira mu mashini kandi ari byo wahimbye none nahimba ni result slip yonyine umuntu wahimbaga bikaba birakunze kugira ngo ujye result slip yashakaga yigo na ikintu ninde wakubabaje cyane kurenza nubwo wababaye ikintu cyambabaje cyane wenda sinabajwe nizo ngo niki ikintu cyambabaje n'ubu kimbabaza ko nyine bose nakirekuye mu mutima kugira ngo mbashe kugira iyo ngera urumva ko kugira ngo yigira hari imitwado ugomba kwibohoraho uza amazina watwitwaga uzi papa kugira amazina ntabanyitaga ubu nagera hanga niwe babanya ngo ko namaje mfite amaboko yanjye naza ngagukorera nkageraho ngera urumva kugira niba nacyumva bakavuga ngo barangenze bakace rwose nta kibazo ko nsigaye nitonze nditonze pe kandi Imana iri kubinkomerezamo umva nimanye nabona amafaranga y'ibice seminyano yanyuze sigo nkura amafaranga makeya ariko amafaranga make nsigaye nyamanajinga nkamenya ngo nimba ari mu 30 membwa ndarya 5 nyabika ahantu igihe inoza n'ikigeri nzayatanga ubwo ikintu cyembabaza cya mbere kumva umuntu yaje guhinga baje guhinga kugira babone Gerard ni papa warakariraga ni mukaso njye nta muntu atarakariraga ko ari babiri njye bose narakariraga none nateze kuntu papa ankubita wenda ari papa wenda umuntu tuvuga ngo ari umuntu ari wakakurenganuye sibyo umuntu wakakurenganuye ni ukudiha kurushaho hari kunene ushaka gukora amakosa papa wakagira agashyiramo impuhwe yarambagaga adashyiramo yarambagaga yambyibutse ubu nsigaye tugasangira tugaseka n'uburyo ubivugamo mva iyo mbyibutse tuze tugenda tugasangira nkishima papa yarankubise ngeza numva noneho n'inkoni ndazihaga ndabyo kigeze kumutuma umunsi umwe banjyana mu bitaro atako njye ntago yankubise ngo wenda mbabaza kugira ngo ngwe hasi nuguhera ahubwo baze kuva mu gitondo sugeza wicara Gerard wavuye kuvoma ugiye kwahira uratetse ugiye gushaka icyarire papa wakubyaye umvase nimugoroba urongera uratetse njye ntago nzi ibintu byo kuzerera pe n'ubu uyu munsi nzi ibintu byo kuzerera nakuze n'umukobwa mu rugo yego urumva noneho ibaze watetse wagize iki umuntu araje ngo nagwenda wibagiye gusasira wenda ingana urugero ikintu cyonyine aranimbura njye ntago nababajwe nuko ankubise nabajwe n'ibintu byiza nakoze akaba nuye kunkubita ikintu cyonyine kirambabaza warukoni n'umuntu ahigima narebye mpaka ngumayo bagomba kunwara kwa muganga narahibye ngumayo banye kwa muganga icyo gihe iyo uhigima burya nagahenda kaba yego narahibye numva mu mutima numva ikintu numva nyangushwanyuka ubu ibyo birarangira ndabyumva pe urumva ijambo rya mbere ryambaje mama aza guhingira umwana we none ndabishimye wenda hingura umumwereke urahinguye sibyo urahinguye ngo banze umumesere umaje kumumesera ngo twamushyize kwa runaka genda umurebeyo icyo gihe wari kwande hari umukecuru nyine nabagayo hari umukecuru n'ubu nyine aracyariho ajya mbwira ngo waramvurnye ngo wanyonye ibere umva ko wenda wakibagirwa mufite icyo mfana ntago mbizi ngewe urumva wenda mbwira ko nanda wakibagirwa wenda ko turababarira nyine yego nk'abintu Theogene yavuze ati umuntu twagemuriye niko Theogene yavuze umuntu twagemuriye nuwishe abavandimwe banjye ubu niwe umuntu ngemuriye sibyo niwe umuntu ngemurira ararya njye namukurikiranaga ati mbere n'ibirya yangaga kubirya ukabanza ukabiryaho kugira ngo abone yuko mufite urukundo ubwo waje kugira gutyo urababarira koko njye nabariye ngo nanjye mabwire ngo ndababariye ariko nyine umwuka wera aragutegeka ubabohokaho umwuka wera aragutegeka ukaboko nuko nabakunda kurusha urukundo wabakundaga mbere nari simbwira nicyo cyatumye wumva udakunditse urumva
kubera ubwo gufatwa gutyo Eh. kumva ntukunditse ukajya gushaka igikundira ahandi nyine numva nimba nako warakuye muri ubwo buzima umva mama we ntacyo mushinza n'imbere y'Imana dushobora byose mama we ntacyo mushinza ko yakoze ibyagomba kujya biki gukorwa we nubwo ndayanjugunye mu murima akigendera iyo nkuru yarayimbwiye ukuntu mama yanjugunye mu murima akigendera inyuma ya papa akigendera ahasigaye njye naje no kurwara ya ndwara bitabwaki njye narayirwaye ariko n'undunse ndi umusore komeye utanamye ku byanabayeho cyane rwose byanabayeho nshima Imana rero ubwo noneho mama tubwanye andwara urugamba njyana kwa muganga biki n'ibiki nta muntu uvuga ngo ndaguhintera inkunga ya 500 kugira ngo ugende amajoro tukayararana amanywa tukayirirwana kubera iki rukundo rw'umwana ubwo urumva ageze ku nyine ngeze kwa Yesu nabonye ngeze cyane cyane kubabara cyane natekerezaga ukuntu mama yaje guhinga noneho barangiza akanamesa bakajya kumubwira umwana ari bagiye tuvuye arajyara murebyo none mama asanga nararwaye urumva sana kirengera mfite imuheza ababyeyi aramfata yaraje kwa nyina ariko kwa nyogokuru mama atamanukana anjyana iyo kwa nyirakuru nako kwa mama we ariko kwa nyogokuru angejejeyo iryo joro bamuraye hejuru baramunyaka umwana baramusubirana nyuma nza kurwara mama aje kumenya ko narwaye aza kundeba nibwo yanjyanye muhura hari muhura kuri bya bitaro by'umuhura yego ngicyo kintu nyibutse rero kubyo mama yaje guhingira intuza numva ko numva ko nanyo nta rukundo mfitiye abantu nta rukundo njye nta rukundo bamfitiye kubera ubuzima nanyuzemo njye numvaga banabikubitekereza bakabyumva twamukunda gute nawe ibyo yanyuzemo hariya se nageze muri abantu abaturanye bagira impuhwe uzagira umuryango ibitugu byarahenga bimeze gutya naragiye gutya hano mu mutwe so habona hano haje ruhara hano haza mu kameze nk'ihembe papa kavuga ngo mfite ihembe ngo nazanye ihembe mu mutwe kuko icyo kintu wakibagirwa nubwo turababarira yego kugira ngo tubashe gusingira ibiri imbere kuko izo mvune zo mu mutima tukomeza kuzigendana kugira ngo duke wakwiye ko umuntu akwise ko ufite ihembe buriya kubabarira ntabwo ikuraho kwibagirwa nazo wakwibagirwa gute nuko unsanze mu rugo runaka turi mu rugo nabo ni ibitwenge tuba duseka ariko uramutse unguze mu gato nyinuka bana nka Theogene yaravuga ati umwibukije yakwibuka urumva n'icyo kintu cyaniraga numva ngeze no muri societe yindi nabo sinabona urukundo ko byo ku buzima bwa mbere nabutangira ikibungo mve ikibungo nagiye ngeze ikibungo ubuzima burangora burangomerana bwa mbere njye ahantu mava n'amisato mamaze njye ahandi bashaka kunegeka kurera umwana w'umuhungu wanyaga mu myenda kubi njye kufata amabyi n'abari mu myenda natarabaheheye naho ndahava banjye hano gukora ngo bakora amandazi uwo muntu bakamwa ngo nabarambura ndahava mu cyumweru kimwe namaje kuva mu ngo 3 njya mu rwa 4 niho nabaye mama rokwezi njya kango kuva mu gito nari akango kuva ngigerayo kugera mavuye ariko byari ukuntu nsigaye mbitekereza byari kugira ngo icyayi kintu abantu bavuze ngo uri agace urumva kuye Imana igukuze kugira muremure no gutukuba muremure kwenye kwara batongoye kuba muremure kwenye kwara batongoye urumva ni inkuru ndende warababaye pe mu byumvikana warabaye mu buryo budasanzwe ariko ubwo ni cyo cyatumye uvuga uti ngiye mu bapfumu ndavuga ni reka njye gushaka amahoro aho abandi bayabonera ko najya mbona abantu kuri YouTube ngo nabafite amahoro ngo narabyaye nagize ibiki urumva bayikuye mu bapfumu nkumva nanjye nkumva ko nanjye nzayina ngabisangayo ariko nta kiza kibayo do ndarahiye iyo mu ijuru nta kiza kibayo reka Jose reka dusoze kandi ngukomeze uburyo uganira nuko biragaragaza ko wakomeretse ndetse cyane wakomeretse ndetse cyane ukomere kandi wongere ukomeze ukomere burya kwibagirwa plutôt ko kubabarira ntabwo ikuraho kwibagirwa ntabwo ikuraho kwibuka ariko nanone tubabarire nyine kugira ngo twiture uwo mutwaro yego nabo iyo bakubonye ngo nazanye inyonjo mu mugongo kwera kwa nyine hano kwerwa uhetse ibitugo nabwo kujya gucana baza ufite imyaka 20 ibitugo bimeze biki ariko nshima Yesu aho iya matwara yatugondamishaga ubuzagera ngafata Imana ushimwe nkorera Masaka
kwa kunini tugendana mu gikundi cy'abantu tutazi ngo ni bantu ki. Ubwo ngiye cyo nakoraga cya kigo cy'Imasaka bita Dubai Port nicyo nakoragamo. None umva bademaga amafaranga 60 ku kwezi, wenda wagize na kamarege ubona nka 2 ku munsi ugataha nayo. Noneho uko nabanaga n'aba bantu buri weekend twagiraga igihe cyo kujya kunywa inzoga, nanjye nkakigenderamo. Ariko kunywa inzoga nge nta nzoga nashakaga, sinazikunda bimwe ngo nakunda inzoga, nanaziba nkumva ziranasharira, kubera igikundi nkazinywa. Ubwo igihe kigeze nza kugira ikintu cyo kubura amafaranga. Ako nkaza ndebe mu YouTube nkayambona abantu bahehe bavuye Bugande, bavuye Tanzania, baje kwaka iki, nimba ari migisha nimba ari iki. Noneho nza kubona umuntu nyine bafashije bamuha bagaruza ibye. Ubwo ibyo bintu nkaza yamura mbireba, ariko Satani anyarika mu mutwe, anyumvisha ko nanjye ngomba kugira ibiki kubijyamo. Kuko ndabyibuka 2022 mu kwezi kwa mbere nigeze guhamagara umuntu arambwira ati ugomba kugura igi ugafatagura buje, kuko numva harano nakoreraga, ugacana ugakora buje mu cyumba hanyuma uri bukore. Ndamwibuka nubu namusacinga kuri Fibi yitwa Burino. Ndamusacinga mama inoza arambwira ati ngo ukeneye ibi, bimwe ndabigura ndabizana iruhande rwanjye, maje kubigura. Ubwo waguze iki naguze amagi. Ngembwe amagi y'amahuri, kira amagi y'amahuri sinyazi, ndagenda yagonyeshyiraho. Aramwe ati gura amabuje, iwe icyo gihe mbwiye amabuje ambwa nibyo nyine ndi buvuge mu magambo. Ndangije ndayazana nyashyiraho. Nibiki ugomba kuvuga? Ugomba kuvuga mu mazina yawe, mu mazina yawe. Ubwo nyine nahereye mu mbere nago mvuge ejo bundi, ubu ngo ejo bundi hashize 2023. Noneho ndangije ndabigura. Arambwira ati saa 6 saa 7 nizigera ubyuke. Saa 7 ndabyuka. Ya mabuje 6 ucanye amabuje 6 hano ukicaramo hagati, urako nyira ari umuri nguru. Ubwo nicaramo hagati ndamuhamagara. Nimuhamagaye video kuri WhatsApp. Ndamuhamagara ngo nimweke ibyo nakoze ndabimwereka. Amwatse amagi y'amahuri nayo nabandi nabonye amagi ko sinzi nimba ari amahuri. Arambwira ati nta kibazo. Ubwo ambwira mvuga mu mazina yanjye, kuvuga mu mazina y'iwanyu yose, nibyo nyine ukeneye ukabitondekanye. Yarangira ngo nyine ndetse ncikira intege, yambwiye amafaranga. Kanje icyo gihe kumbwira ikintu cyitwa amafaranga. Kandi na n'ubu byari ibintu bigoye. Arambwira ati ngo hari imyenda ngo bagura, bigura 50,000, ngo impeta bambara, ngo amakarita n'ibiki. Mbwo nge ndangije ndabyihorera, mpita nabireka mbivamo. Nyuma rongera aramamagara ndamwihorera. Bibabira iyo tape nayo n'amabuji byose wacanye n'amagi washatse. Ngi kintu noneho arambwira ngo nyuma yaramwamagara arambwira ngo none se saa 8 z'ijoro waza kuboneka ukajya kwirimbi nirimbi yarimbwiye ukajyayo. Ndavane reka tehona ntago najye nijoro. Icyo gihe nacyo kirarangiye, yumva icyo cyose nagize njyayo. Noneho aho byaje kubera bibi, nkorera Imasaka, kwa kuntu ugena mu gikundi. None ibintu tuje washakaga amafaranga buri uko wajyaga muri abo bantu. Icyo gihe nashakaga amafaranga, ariko n'icyo gihe ntaga amafaranga nashakaga. Icyo gihe washakaga iki? Icyo gihe noneho nashakaga, nabonaga abantu batankunda, nkona abantu bose baranyanga. Okay, gute se? Nkabona nta muntu mvugisha, urumva? Kiza namvugisha ugasanga ni ikintu kina banshaka runaka, kiza n'amafaranga, kiza nabonaga nta gikundiro ufite. Nabonaga ntacyo, nukuri. Ariko nicyo cyo bavuga ngo iyi Imana izagukoresha igutinza ahantu. Izagukoresha igutinza ahantu, kandi uzatanga ubamye kugira n'abandi bafashwe, igutinza mu bintu bizakugora kugira n'undi uzabyumva ko yumve ko Imana kuko yaguhamagaye. Uguraza kutubwira impamvu wumvaga udafite igikundiro komereza. Ubwo ndangije numva muri ngewe sifite igikundiro, nta mafaranga none afite none kamemu, narakoraga amafaranga gusinya usemenya hanajya. Numva nakoraga 60, kandi 60 ari mune ushobora kuyakoresha namenye ngo yakoresheje iki niki. Yesemye ngo yakoresheje iki. Ibyo ngo numva bitangwa inyatsi. Yego. Ariko nge ubu ntago nyibyemera kuko inyatsi ziba ku muntu, kuko inyatsi nge ntago nyizemera ko namenye Imana. Ko nimba amafaranga ubu nsohoye menya ngo ni inkweto naguze.
menya ngo ni umupira naguze yego nkamenya aho amafaranga yagiye none icyo gihe nkabona amafaranga mfite batubwiye ngo byaje gukomera ngo ugiye Masaka yego noneho urumva ngeze Masaka nkabona mu kigo abantu arabo dukorana ngo naranyanga ari abayobozi ngo turirwa duserera ko nabyo koko bigeze no kumagarika ndahagarara nk'abandi bose nyuma nyendo njya gusaba imbabazi bangarura mu kigo hako none bikomeje kuba bibi nkabona abantu dukorana kuba bakorana n'umuntu kamwakorana ahubwo ko umumva yavuze ikintu utanazi ndapfuye ubwo none ntanemeza ikintu cyo kuyiki guhindura akazi ubwo ngira amahirwe hari umukire wahaje ukorera gorera event iragorera event nayo nayikozemo ubwo azanye imizigo ivuye hanze abari nge uyipakira ingi ipakurura ndanayipakira ndamugosa none tubazamaye akazi yego natenze kukama yarambwiye ati igihe niki uzaze njya kuri biro ye ako nyine ikintu kitari cyawe n'ubundi nagiye ukimaramo icyo kintu cyo namaje kubona ndangije ubwo mbona ako kazi ndagakona gakoze amezi 2 none boss warambwira ati kuko ukunda kuva ihari Masaka wenyine ko nge mbambana nyine kubangamiye wazashatse undi muntu muzajya muzana umuntu aramushatse ndamuzana ubu urumva nawe ndamuzana hehe mu kazi muyeje mu kazi ntabwo no mu kazi muri ako kazi ngezemo nkabona ibintu binabwo bikincerereza banserereza bamvuga amagambo ngo nuko ibi ngibi ngo nuzi ibi nibi umva amagambo nyine rucanege ngo naho ngezaho boss nyine bakabaza bamuga ngo sinakoze urumva twebwe twakoraga kandi uwo wazanye ukabona baramushima twakoraga ibintu bibiri rimwe kenshi ngiye nakundaga kujya muri sound noneho twebwe abandi bakorera mu matente abandi bakorera hehe mu matente ariko ngiye kujya mu matente bakuramo gakeya ubwo bakambura akavuga ngo nago naje mu kazi niba navuga kandi nkajya mu kazi nababwiye ngo ngiye mu kazi muri sound bo niba bakavuga yuko nataje mu kazi reka umunsi umwe nzakorana na boss none twakoranye turi gutanga imodoka mbwa ati kucyumaze iminsi ndakora ndamubwira ati ngenda akora ariko tena n'umunsi ngenda asiba ati kandi bagenzi bambwira ko udakora ubwo icyo gihe turakora ukwezi kushize boss arambwira ati rero ubuhagaze ubwo tuzavugana ikindi gihe ariko naragera aho ngo mu guhagarara icyo gihe nabwo ko ngiye akunda kuguza boss amafaranga cyane nagera arambwira ngo rero Joseph pe nta kindi kibazo dufitanye ujye umanaginga umushahara wawe kuko niwe unyaka amafaranga menshi mu bandi bakozi bose mfite ujye umanaginga umushahara wawe hanyuma nzayo nkwa amafaranga n'abandi bose ukwezi gushize ubwo nyuma muguza amafaranga namuguzije muguza amafaranga 30 urumva hari Kimironko munsi y'umurenge wa Kimironko hari umugabo uhakorera bamwitaga ndera si ngombwa amazina yego nago mvuza amazina ko munsi y'umurenge umuntu haza ahita byumva none ndangije ndamuhamagara kunyi naye mumva kuri radio mfata nimero ze ndamuhamagara nahate gutya na gutya atoke tewozaze uwamusobanura iki ko nta gikundiro nje namubwiye nyine ibintu kibazo nje mfite ubwanjye arambwira ati ibyo bintu tarabikora bikarangira ubwo ndangije exact mwamubwiye ko ufite ikibazo cy'igikundiro nyine icyo mu kazi no kubona abantu banye nta umuryango nawe ninde butankurikirana ibintu nk'ibyo ubwo umvaga bikoremereye gute ku buryo ujya ku ngiye numvaga bindemereye urumva ari ukuntu twebwe twiyumva tukavuga ngo nimba Gerard atankunda n'abandi nabo mukorana kubona bare nta muntu kwiyumvamo kise bakwimamo bitewe n'ikintu muhuriraho kabutarwa ngo n'abantu mva ko nyine abantu banyanga nkibaza impamvu banyanga ngese ndi mubi nkahindura n'amavuta tuvuge niba wenda nisigaga gikotoro vaseline n'urugero nkahita ngura movit kuyo nyine mindure ndebe ko wenda kandi cyazana n'amavuta ndabanukira urumva n'urugero ngo n'amavuta banukira ndagenda amavuta ndayahindura nabo ngumana mu bya bindi ngera none ngura amara iyo urumva amara harimo akantu kagira gake agapika kuyo nyine nzayingiraho wenda bavuga ati basi nibura ni bogari icyo gihe nari gatoya bona nibwo Imana yatangiye guteramo ndangije ndamubwira ni rero mvuta ndayagura nundi bikomeza ko akunda ngeza none ndavuga ati noneho
aho bigeze biranze nyine ko umugabo nkakunda kumukurikirana cyane kubiganira avuga nkumva hari abakobwa yahaye imiti babona abagabo nkumva hari abo yahaye babona abagore indeni kintu nk'icyo aho indeni numva njye naho nashaka ngo abakobwa bankunde aho nashaka nyine igikundo mu bantu njyayo ndabyibuka nari mfite akazi nagiye mu masaa 5 byari nka saa 5 ndabyibuka ndagenda ngerayo nta umuntu aza agategereza hari umuntu wabisobanzayo ndamureka baranza ajyayo avuyeyo nanjye baramumagara ndabyibuka tuvuge nimba nameze no nkweto baze gukuramo bakambika izabo zikamambiri cyangwa se bafite ukuntu zabakukuramo ukambara izindi noneho hari amafaranga kigiye bacaga 10,000 ndabyibuka byari 10,000 mfata 10,000 ndabimuha akumbi muhaye no umutima urandiye akumva nyine ko nanye mfite intego singize mbyitaho ko icyo nashakaga ubwo ndangije tuvuge nimba arimo hano anyimura mu kandi kazi uruguru ngo karimo nimba ari umusaza nako karimo byazanyabingiza nyine uza muntu ukubwira ngo wakoze ibindi cyangwa se ntabwo muzi mudusobanura numva ngiye nagiye umva navuye mu nzu ya mbere njya mu ya kabiri ariko akazu nyine bakoreramo akazu gato bakoreramo kabara akazu gatoya k'ibyatsi se icyo gihe ntabwo ari nubira cyahari nyikora kibagabaga nako nakabona aho Kimironko nyine nta nyangagera gutya nakubita agatoki ku kandi tubwira ibyo none ako kazu inyuma kariho shitingi hejuru kuri njo ni shitingi iri hejuru noneho mu imbere niho harimo tapi numva nasanzemo tapi umukeka umusambi usanzwe noneho harimo utuntu twinshi tw'ubwoya twinshi n'amahembe n'ubunyamaswa udabonye ubwoko bwabe anavatijyanye akarange ntabwo bamfite ubwo ndinjira ninumva iyo winjiyemo nkuko wazana abantu bakaguza kubwira amabwiriza abanza mubwira amabwiriza ngate rero hano iyo hageze urabanza ugatuza ugaceceka ukumva icyo bakubwira ubwo ndinjira maje kwinjira harimo rido nkuko hano wafata rido kayimanura nyine inyuma iyo ngiyo kariwo uwo hano harimo rido ebyiri iyo mo imbere itwikiriwe nimba ari umuntu nyine ibyo bigirwamana byawe biri inyuma sibyo noneho nawe ku muryango tuvuge nimba winjiriye hano we bagushyiramo hano hirya undi muntu mwazanye agasigara wakwinjije nyine ukorana nabo akasigara aha ngaha yamara gusigara ubwo wowe ujyamo imbere ndabyibuka nasanzemo agacuma gateretse imbere n'intebe ya karakano kakazeru gacukuye agasonga bugari nimba agasonga ntago niko bakita yego ndangije nicaramo maje kwicaramo bama gacuma utipa w'inyuma arambwira ngo uvuge ibyo nyine ibyo ari kubaza ari byo usubiza ndamati sawa andangije umva sinzi umuntu ahita kubita kajegeza ubwo kwajegeza nikavuga amagambo ngo ngeneza amatwi akakusageza akazegeje nkabyumva ubwo birangiye ngiye kumva numva ijwi riravuze ruguru yanjye umusaza bati ntaryo nabwo nyine nari mfite icyo gihe reka icyo washakaga ni ukubona igikundiro icyo nashaka ni uko ibyo mbona mbibona ndangije turavugana abarambwiye anyura ko bakuntu bavuga mu kirwi cyabo ngo mwana we biki nibiki arambwira ati ngo kukira umwana mutoya uje kwendeke ndamubwira ati ngera arambwiraga nkamubwira ati ngiye icyo nshaka ni iki ngiki wamubwiraga iki igikundiro naramubwira ati ngiye cyanzanye nta gikundiro ngira ntaki ni abantu baranyanga nta mafaranga ngira n'amafaranga wese sinzi ahantu ajya atambwira ariko wa muntu urubahuka ngo wajya uvugaga iki ndamata urabeze nyine uhita uvuga ngo nacecetse mubyeyi neza bati nacecetse mubyeyi ubwo birangiye ngo wazanye angahe ndamata nyina mvuga cyane unyuma akazanye ariko wavuze gakeya ngo nigeze muvuga gake nabate se navuga gake kuko ngiye kukubwira niko namubwiraga te navuga gakeya natavuga gakeya byose se bihanga bingana kuko narihebye ntabwo wanye nagiraga agwa batinyaga nakareka ntabwo nabatinyaga numva icyo ngone nyina nicyo ndangije
ubwo atangira kuvuga bama gacumu ndakareba iyo ndi kuvuga nge nkareba nyine urumva barakaguha ukavugamo ibyifuzo byawe wazanye byose ndi runaka naturutse aha n'aha n'ibiki ubishyira mu gacuma nyine ubivugiramo yarangiza ikimara kurangiza ikimara gusoza aravuga ati kagatereka hasi yarangiza akakubaza agahita akubwira nyine ati ni gutya na gutya ngo baragushingikishije nyine akubwira ngo baragushingikishije ngo impamvu ngo mu miryango yiwa nyine wowe akakubwira ukumva njye nayo mvu ijambo namubwiye namubwira ati ariko ubu ntabwo uri umuntu uri inyuma ko washishije wa mwana we oya yego ati uzi ukuri gukina n'abakurambere ndamubwira ati nacecetse mubyeyi uko nkayira gutya ati nacecetse mubyeyi kandi sindi kureba umuntu umuntu aravugira inyuma yanjye ndangije ubwo mva 10 nabigize biki ntaryishyuye ryagiye ubwo nyimara igicumi rimaje kuri tanga nibwo nagiyemo aho ngaho urumva nagiye nambaye izo nkweto nzikuramo banyambika izabo ninjira namaho ngaho aravuga ako yagukuramo ra nari mfite ibihumbi urumva nari mfite boss nibwo yakiyamara kuyama urumva nari mfite ibihumbi 50 nziganye 20 anjambwira umusaza ngimwita abasaza ni umusaza ko narakijijwe sinenda kongera kubagaruka toka satani urumva ubwo ndangije nyima kuvuga ibyo ngibyo birarangira ari namwe ngo naravuga ngo nase mwana we ngo nayane mafaranga ufite ngo ugure itabi ry'umusaza nabate muze navuga muze nge nta mafaranga yani mfite ati nayo nabate nayo ati na bibiri ufite nabate nayo ufite ati genda ugaruka urabitekerezaho urumva nyine umutima uhita ugukomanga nabate rero mfite nari mfite 20 ndamubwira nti nigiye amafaranga nsigaranye itike iri bunsubize mu ntara kandi ngo nibera he Kigali mfite nsigaranye itike iri munjyane mu Mutare ya 5 ati nyine koraho makeya bibaze 5 kugira iwacu ni 3 ukoraho bibiri cyangwa 5 wumva yasigara ari bukugezeyo namuheba kugirira noneho arangije arambwira urumva ngiye nageze nyine nabwo 5 ubwo babinkuramo yego ndangije arambwira ati atambwira ati kugira ngo ibyo bikuve zanyatsi n'ibyo n'urwo nicyo cyangiro kikuveho ugomba kuzana inama 2 zibara rimwe koko ngaho ibara zingahe ibara rimwe ritagira kandi kantu zitavangiye njya kubona nge namugaga ndiseriye namatera nge nama ntago nabona izo nama naho nazikura unyine umva uwo hanze arambwira ati rero nimba nayo babivugana babyumvikanaho arambwira ati nimba we nayo wabona rero ubuzazana 90 nekeza amafaranga nkorera kuri yarimo nimba nzakora igihe kingana iki kuyo nyabone arangira arambwira ati rero hari imiti ndi bugushye izagufasha kugira ngo utestinge ubanze urebe nibukeye nabage Masaka n'ubundi ndangije yamaye udupfunyika 2 Imana yakangugegera Imana irarinda ku rwego ruri hejuru noneho urumva icyo gihe twari bugiye gukorera hehe ku Gisozi hari muri Nuza ku Rwibutso kandi ubwo gupfunyika mu ngabo birindigize biki ndi nabwo yego ibaze nkibaza gusaka ko nibasaka bakatunsangana ubu nibwo nsigaye mbitekereza bwarupfunyika ugomba kuba ufite twari 2 nyine nari mfite twari turimo iki habarimo udufu nge nako ntabwo nabonyemo nge baraye mvuga icyo nabonye icyo natabonye akaba ari ibyanjye ndangije mfata rwapfunyika bo ndabubika none urabize ukuntu umuntu avanamo tuvuye uvanyemo telefoni n'ibindi byangombwa none unkozemo gashaka kuzamuka ndafata bigatakara mvanyemo telefoni biragenda bite gira ubwoba
kandi bose polisi haraba noneho icyo gihe hari hagiye kuza abantu baturutse hanze baje guhasura urumva turi mu mibyigano tubisikana n'ikaramu kakaguye bagenze kuroga hehe ku kigo cy'abana ubundi none ndahita nyirya ubwo ntangije ntuye sinzi ukuntu natanze telefone kubwo amahirwe manini kavuyemo mbona ndatambutse ndahasohoka ako nsohoka n'undi mvuga ibyo bambwiye ngomba kubikora kuko barambwiye ati ugiye kugenda nugerayo urafata amata y'inshyushyu wakoresha litiro cyangwa se igice urumva none uze kubyuka n'abantu batarakubona umve ubuzima umuntu aba yaranyuzemo abantu batarakubona noneho yanuza ufate karindwi k'amazi ukamene mwibase none ayo mazi ukarabye nagwe hasi urumva uricara mwibase nk'agahinja ujye ufata amazi umanure ku mubiri yongera agaruke hehe mwibase yego urafata ya mazi yongera agaruke hehe mwibase ubwo ndangije ndabyibuka icyo gihe nagiye kugura amata hano ati ntagwe hasi nagiye kugura amata hano nsanga ntayahari baramwe ngo bayamaze kandi ngomba kuyabanyafite isaha bambwiye agomba kuba ahari ni ukuri kw'Imana sinzira nariraye kwibaba uwo muntu ndangije ndagenda ngera uwo muntu yenda ndamukomangira umwe bambwiye akamiti karaka gace hakunye navandika ngo litiro ntawamenye kujya mu gihe igikundiro cyinshi nago mbizi ubwo ndangije njya amata uwo mutipe nagenda mukomangira nge kubwa amahirwe yari saa 10 ndabyibuka yari saa 10 z'ijoro aranyingurira ya amata litiro ndamwishyura ndamanuka njya gukora ibyanjye mu rugo ahubwo nakabuni nagatiye hano ndarankogeje ndana n'amazi nyashyizemo nyaraza impande y'ibasi kugira ngo none barambwira ati no mara kugira ufate aya mazi umara kuyashyiramo ufate ya muti uyashyiremo uyiriwe iki usukemo none mu gitondo uza gufata amata uze kuyasukamo none wiyuhagira ubwo ndagenda yazana nyashyize mu ibasi maje kuyashyira mu ibasi ndicara nahagazemo urumva mu ibasi sinakwirwamo ndi munini uguhagararamo nahagaze naravuga nimagarara yarameneka hasi yabona n'umwana nagwe habuze bimeneka ariko umva nagwe hari bimeneka menshi magarara nsutama mu ibasi mfata amazi nkagira gutya ubwo urumva nyine bya binuza byabo bigusigaraho n'ubundi urumva noneho ndangije umva barambwira ati ugomba kubimena aho imihanda ihurira urabona nk'iyi mihanda kuko urabona umuntu uri buve hariya mu masangano y'imihanda yes umuntu uri buve hariya nundi aratambuka ahanyure n'uri buve hariya aratambuka iki ahanyure n'uri buve hariya aratambuka ahanyure n'uri buve hanajya hariya aratambuka ahanyure nguko ubumva yaramaze uko nyine bazajya babisikana niko bazajya babisikana bazi wawe bega imiti urumva niko bazajya babisikana baje wawe bavuze kugira ngo ndabisenye numve ko izo magazi maje kumvaho ugahita wumva koko ari byo ntabwo nyine nabyemeye ahubwo wumva ukuntu njye naranagirizaga nyine nabikoze kugira ngo mvuge yuko yego nambanze nundebe koko ibyo nimba bikora bama n'amafaranga wenda buzayatange hambanze koko nimba bigira ibiki bikora bama kandi gapfunyika ka kabiri nese ayo mazi waragiye uyamena mu masangano ndabyibuka byese 11 none kureba nta muntu ndeba narambayera banarambaye ntabwo mbyibuka ntabwo ari kera ko ntabwo mbyibuka nimba narambaye ko yamwe tugenda umene mu musangano w'umuhanda ragenda mita mwibasi reba kuva mu gipangu uri mu gipangu ahangaha mwana ni mu gipangu none hara ni hanze kuva mu gipangu bebeta nibasi ugeze mu muhanda uratambitse umuntu aturuka inyuma yakubona yogize ibiki ariko namugize umbona numvaga abantu apfiriya nundi bari kuvuye ruguru ngenda mita mena muri amasangano umuhanga nongera inde nsubira hehe nsubira mu rugo maje kugera mu rugo barambwira ati umutima wawe tuguhaye urumva njye no kubika mu mufuka nabibitse bitandukanye kuko nta mupfunyika babusa kamwe nkabika kandi nkabika ngeze mu rugo ndabutandukanye kamwe nkashyira hariya kandi nkashyira hariya kara nako mu mazi kavanze n'amata kara nako amavuta bama kandi ko kuvanga n'amavuta noneho ngo wisiga
mu maso ngo nimba bari kuzajya bakureba bakabona uri igitangaza ari igitangaza simbizi aka nyine bamumaye kugira ngo banyikize wenda ninza gukora ibindi bindi nari bugiye simbizi donc none ndangije umuti barawuma ndangije mu gitondo urumva narabyutse ko urumva barakubwira ngo ntabwo uri bwiyuhagire ubone marenge mu kazi nahise ngira ibiki sinzi nisiga amavuta ku mubiri bya miti yose yamata aracyandiho bya biki biracyandiho nambaraho imyenda ngo mu kazi none barakubwira ngo tuvuga nimba wayamenya ntabwo mere kwanyura ko kanya Umva cyanyira gishoko cyakongera kikagugarukaho kandi tajaka ni cyangira nicyo udashaka uragenda urahakwepa koko ngwe kuhakwepa gusa ahubwo sana naharebye ngiye mu kazi ko usohoka mu gipangu uteye gutyo umugongo kugira utaza gukevuga ngo uharebe ugakomeza hariya urumva nyine nanyuraga najyaga mu kazi ngatambika gutyo ariko icyo gihe nanyuze urabona hari Masaka umanuka bita mutwe impyisi ariko uteye muri twimpyisi noneho mita nkata nyuma harano hari imibyare nzamuka mu mibyare naba nibwo nemazamutse kandi nemaze amezi 5 nzamuka nyuma mu mibyare mu bita hejuru mu kayira nanyamugurana wa muhanda ndakomeza njya mu kazi ugeze mu kazi rero bakaza bambwira ati urakibonye abyihore kumuvuma ari bujya ngo nibwo noneho waje winyanyagiza ahubwo ubwo noneho abantu tebye ko ibyo nibiki wisize kandi ubwo nategaga imodoka bito nategaga imodoka yego nategaga imodoka hariya muri gari ya Masaka no sagenda akureba nyine uko muri wese yinjiye akureba urumva nimba bakabona ibyatsi biri bakabona ibintu by'imizi biri mu maso yawe nyine nta muntu kuvugisha gusa nyine barakuritegereza gusa ukabona buri wese ageze ngo kandi akazajya ngo kandi muri senye zabo ngo nawe ahuri ukazajya barebera gutya ubwo birarangira ndagiye mu kazi ndongera ndagaruka urumva ko izuba irabihungura ha mu kazi bakugira wagera mu kazi bati teka ibyo niki wisize wenda kababe urumva iyo bakubuje ikintu nawe uragikurikiza nge narabaye akunje icyo gihe narababeshya nabate nyine ni indwara arwaye nk'uruhu rwanjye haragera ugagara ndavuga ati haragera uruhu rugagara ubundi uko zo nibwo wakumva ko rworohereye hakuno rwaragagaraga atubeteye ubwo ndataha buke none mbyisiga gutyo umuntu umwe turi mu modoka arambaza tekoye mwakunde bukiri mutoya ibyo bintu ba wisize nibyiki nawe gatese n'umubyeyi amana natese mubyeyi ari nkawe uramutse urwaye washaka umuti cyangwa wawureka ati nawe ushaka tangira njya ndwara y'uruhu nkagagara mu maso niyo mpamvu nabikoze gutya ate ubwo ndikomereza ibyo bintu ubwo urumva icyo cyiciro iyo tape ibirarangiye ntundi bya binashakaga sinabibonye ari mu kazi nta minsi yaciyeho babaranyirukanye urumva muriho cyo nge ntago namaze nkaho niho giyivugana ngo banyirukanye riva batamaye n'impamba ngiye ukwezi kwarapfuye kugipfa arahamagarika bitanye mbwofika nge nsubira mu cyaro noneho nyine kumva igihe cyose iyo ukoze ikintu nk'iki gihe cyose wumva ufite ipfunwe mu bantu bazina nagiye nta muntu ndeba nta muntu abibwiye ndi umuntu ujye ukunda kuvuga ariko nta muntu igeze mbibwira ngo nagiye cyose maje gukizwa nibwo natuye ibyo ngibyo nagiyemo kuko nawe natanze ubuhamya twenda kubatizwa kakundi nyine abantu mujya kubazwa njye numva mfite ishema ryo gutanga ubuhamya cyane nkabutanga cyane nkumva ngenda bikunze ndangije icyo gihe ndahaguruka numva nari mfite time ntoya ndangije ndahaguruka ndavuga ati njye ndashima Imana bari umwana w'imyaka ingahe ashima Imana nyine umva bashima Imana iki nanjye kuvuga nk'icyo ngicyo buri bose batangiye gukubita maze urona hari abantu bavuga ugenda bari kuvuga kwiye kumva baketeteka ukivuga ijambo rimwe none batangiye gutega amatwi noneho kwitonze ndavuga umwanza ngo ase wagiyeyo nkuko ndabukiri mutoya ngo ukiri umwana ngo wagiye bimeze bite nkuko nawe wagira amatsiko yo kumva ngo ese yagiyeyo kubera iki umwana mwita Rugamba mwibutse urumva ubwo birangiye
bakambaza ati wagiyeyo kukiri umwana ntabwo wasubiye kuri babapfumu ni barabapfumu kuva uwo munsi na nimero yawo narayisibye. ese mbwira mu by'ukuri niki cyatumaga njyewe ufata icyemezo cyo kujya mu bapfumu? byari byakurenze gute mu mutima? baravuga ngo Satani arakora kandi Satani buriya nubwo bamwungane bavuga Satani agasambana umutware akoresha abandi. Satani agasambana nubwo akoresha twebwe cyangwa akoresha undi muntu, sibyo? Satani agushaka guteramo umutima ugatekereza cyane ukumva ko icyo kintu kigomba gukorwa. Nimba ari namahoro wowe ukumva tuvuga n'Imana ushaka ufite umugore ukumva ko umugore aguca inyuma wenda kuko wigeze kubikora mbere, ukumva ko umugore agira iki aguca inyuma. Satani naho kumvisha buryo ki kuko aguca inyuma. None wamuhamagaye kwa uhamagaye telefone ugasanga yiriho kumva telefone nayiriho ukumva koko yagiye yataha kwisegura akafate ugasanga ugataha yataha ugasanga uri gupfuna cyase umugabo yataha ugasanga umugore ari gupfuna kibaza niki yabuze. Ubwo ndangije nuko uyu munsi ikikundiro wakibonye nibyo wifuza warabibonye? Nacyo ngeze kwa Yesu cyaje kuboneka se? Kikunda nacyo ngeze kwa Yesu. Uza kukibona gute rero? Kwa Yesu uhageze? Kwa Yesu biremera. Ntuza niba bavuze ngo bateoje niko nyina namukundaga none umunsi nkunda kumukorera imigana yagiye akora. Iravuze ngo twagiye kwa Yesu batubwira ko binagana. Hako nyina ngo nagiye kwa Yesu kuko byanaganaga. Sinagiye no kwa sinagiye sanze Yesu kubera yuko nge cyangwa se ngo we Gerard wambwirije cyangwa se runaka agize ibiki yambwirije. Muri izo nzira zose nanyuzemo urumva mbi Masaka noneho urumva ubusinzi buzana n'ubusambanyi bikazamukana. Uko ndibuka ngiye nawe nyanya kubivuga buryo wakijijwe ukamenya umwami Yesu nagutera imbaraga zo kuvuga ibyo waciyemo kandi ukumva kubivuga napfunwe zabyo ufite. Ngiye ndashaka kumenya cyagikundiro waje kukibona tubwira itandukaniro ya Joseph uwo mu bapfumu na Joseph kwa Yesu ahantu bitandukaniye rero. Urumva iyo gihe nagiye ngira ngo ikintu cya mbere nashaka kurega inzoga cyo ikintu cya mbere nubwo natazi kundaga ariko najyagayo. Urumva nicyo kintu cya mbere nashaka kureka. Ikindi cya kabiri nashaka kumva nyine abantu bankunda cyane cyane n'abantu baze abakobwa n'urugero nkajya mu nyine abakobwa bamvugisha banganiza ngo ntabatende batipe bafite abasheri bafite aviande nyine ngumva nanjye nishema kuba namugira atari kubera ko yabuze ahubwo no kugira ngo igihe kizagere burya Imana igutinze ikanagutegura. Yego hari ikurindira muri bya bibe twe tukora ikakurindira muri ubwo buraguzi ikakurindira muri ubwo bupfumu ikakurindira muri ubwo bujura muri ubwo busambanyi kugira ngo igihe izakwihamagara izaguhamagare. Ndabyibuka eka nango gatoya ni gatoya cyane ngewe nararyamye nijoro nitaba mbona message call kuri telefone yanjye ndayifata aranyanya mvuga n'umukobwa numva nyikizwa navuga n'umukobwa nkajya ngo niwe wamamagaye ngira gutya ndayireba. Urumva telefone imaje kuyireba nta muntu wamamagaye ndongera ndaryama tari kuraryama naguhamagaye nkakubura ndabyuka ncana itarone nkavate hari umuntu wenda watwana naba natanye nawe bakabona kataje mese dukora ndazibonenye nje ambwira ngo nibwo nize gusenga nakonye nakure mu katolike narinze nkura ndinza ngize imyaka 20 utambaza ijambo ngo Bibiliya niki cyangwa se biranagatifu ngo basoma mwumva ni Yohana mwumva ni Petero nta n'ikindi numvaga ngewe. Yego nijwi riransanga ramwe ngo naguhamagaye cyagiye inshuro nyine naguhamagaye cyagiye wanga kunyumva. Burya mwuka wera we aguha n'ibimenyetso nagari nk'umwana w'umuntu yavuze ngo Gerard namubonye wenda kuri nuza yo ku nkuru yanjye wenda yakoresheje umuntu wakubwira n'ibimenyetso bifatika akabiguhereza mu ntoki. Ubwo birangije aramamagara muri iryo jwi arambwira ati naguhamagaye epfira mu busambanyi naguhamagaye naramwihoreye naguhamagaye uri epfiriya mukwabuze waranyihoreye
naguhamagaye pfiriya uri gushaka ibintu udafite igisubizo atari kandi igisubizo ngiye ugitanga nabwo uranyihorera nkuhamagara uri mu kabari waraye mu kabari uranyihorera inshuro enye zose ariko ijambo yambwiye rihumuriza umutima n'ubu yigenderaho yambwiye ijambo rimwe sinongeye kumubona ko nabwo ya nijoro ubona ari umuntu wambaye imyeru kandi n'umugabo uguhagaze hejuru n'igiti niko n'umuntu ashobora kuguha ati vugisha ukuri cyangwa se utimbure ubwo ndangije arambwira ati cyo kora yambwiye ijambo rimwe ndaryibuka ntucike intege amaje ko nyine mumva nyine se musobanuza ati ni ninde ko mfite ubwoba mu mutima wanjye ninde turi kuvugana ati urashaka ko kumenya uwikize nyine arambwira ati njyewe naragwambura nyihorera none uyu munsi niyiziye arambwira gutyo ijwi ndaryumva ari naho njya gusenga ndamureba njya gusenga hehe urimaze njyewe ubundi kera narakizwa napingaga ADPR mu rwego ruri hejuru uko noza Paul yavuze ngo najyaga ndenganya ubwoko bw'Imana narakira Yesu ngo aze muri njyewe none njyewe najyaga nyura ku rusengero kuko wacu duturanye na ADPR twebwe twabitaga abasazi twabitaga abasazi none nanyuraho bari guhikwa bahimbaza ngo ngatangira gutya ngafunga kiramo amatwi intoki mu matwi ebyiri kugira ngo atagira umuntu atagira ikintu ndi bwumve ngo njya kuzifungura ngeze ruguru narenze ariko burenga Imana izagukoresha aho wasebeje niho igutuma none abo wisabasaza ugasara kubarusha n'umuntu mu gipangu mbamo nsara kubarusha narada yinicuranga amariramo bakagwa ko ningabanye urumva ngeze amahirwe urumva nibo natangiye umuhamagaro wo kugira ibiki wo gukizwa nagera aho ngaho ngo nyenye guca mu nkuru nta mwanya dufite ndangije mbwira ndangije umunsi umwe urumva ngewe nabaga kwa mukecuru ubujya muka data niho nabaga none urumva naracuruzaga ncuruza nkanahinga ndangije umunsi umwe kwa nyine ujya mu bigare kwa ngo abantu bagiye gutekesha inkono nane nabatasha nigeze ugiye kupfa ndimbwa koko ku myaka ya 26 nane naratekereje ngo numva ukuntu kimera gutekesha ari cyo bita ngo ari bitaga ngo ni ibisafuriya abagabo bakishyira hamwe ibisafuriya nyine byo mu kabari yego abagabo bakishyira hamwe kugira ngo batekeshe inkono za buturi ni za buturi ziri urumva ndangije ubwo ndavana nanjye kananjye ko uyu munsi ngiye kwitamo ndavana okay hano bari babaze ingurube ndabyibuka ubu ndayanga kurwo utanabyumvamo ubwo ndangije ndagenda nkoresha komande nk'abandi bose njya kwizanira ubunyobwa nizanira inyanya nizanira ibitunguru mbishyira aho ngaho bankura komande no yanisubira mu rugo njya mu rugo njya koga kuyenza kugaruka nyine umva biryo umanje gukaraba cyo gikora umuntu akiriye amaje gukaraba kitarakaraba ndangije ndaza ndarya nabandi batipe umva nanago abinyungu bimare nabandi batipe ndabaha bararya none ubwo dutangira none inozo yo gusenda sasa ngese ninzi kunywa inzoga nka kino kirahure nk'unkona cyangwa ngo nk'iminota 30 amatsi yari sinaganyimazemo isegonda rimwe amatsi yari sinabaga nyimazemo bakongera nkunya ngafata yindi ubwo hari byabagaho bitaga icyo gihe bitaga bisubizo byaracitse burundu hari bitaga ibisubizo nagakundaga kuba icyo gihe none bakavanga n'iki ko nyine nagicyo cyangwa cyonyine none ngezaho ibyuma ndabireka nako nuza ndayireka timuzana ibyuma byonyine uranye nanjye kubizana ko mfite amafaranga nkananangira kubizana nkazana nkabi n'icyarimwe kuri tabura aho ngaho ubwo ngo ni mu marushanwa nkaba mfashe icyo cyose nkaba ninyiroshyeyo abana nka kandi inzoga zirakwica atakoze nyice bike jera zaranyishe ku rwego utabyo n'ubu ngo yenze buse numva sesemi izamutse nanyije ubwo urumva none magurutse numva biranze nanya kwako numva ni gufata hasi ubwo noneho birangiye ndabyibuka ari umugabo arambwira ati rero twasanyiraga ndamwibuka arambwira ngo ati umuntu amwe agatwiste karara no twiste irimo tangawizi ati ziragabanuka nyinkwe irananira nayo umva ngiye kwiruka none kwabonera sasa
nkaba nikubise hasi Kwandika umunani. nkaba niryamiye hasi ntabwo natsimbutse abona nkumva nk'ahari ngere hariya reka nahagera se nkaba nikubise hasi najya kweguka kwa niweguka nkeguka mbirindira umutwe nkubita nk'epfiriye ubwo ntangira mbwira umutipe rero yari umutipe nyine yari umuhungu mugenzi wanjye wacuruzaga none namubwira ati rero ngiye urabona ko ngiye sinyibashije gutaha sinyibashije kugira ikintu na kimwe nkora ariko nsinda mfite ubwenge ahantu amafaranga ari mazi aho nashyize 500 inzoka ari 500 we noneho bukeye ashaka kunjijisha ngambwira ngo ndimo amadeni menshi kandi ngiye noneho ndarinamo ati ngiye njya gusinda nawe nabanje nkwishyura ya naya nsigaramo ya naya urabona akakugereka cyangwa wenda tuvuge niba wanywera 1000 wenda ari 5 urimo agahita avuga ko ari 15 none ngiye nahitaga nkubwira none bukeye none umubwira utonde ubunene ngenzi nkwamo unubu nigena no kuno nagiye mwishyuramo ndabati nyinguseye amafaranga 600 ati hoya ati mbwira nge mwibutse ariko umuntu yajya kungora ku mufuka mwigeza intoki umusinzi njye nawe nasinda ntabwo urigize niwo munsi meruka gusindaho ni imisi nibuka igihe kigerageza kunywa none umuto buranyisha nabwo abantu twajyaye nangira kubadiha madishye umutipe yaraje wo muri quartier twajyaye yankubise urushyi n'uyu munsi iyo mubonye ngiye mu cyaro nkamubona nkamwibona nkabyibuka urumva ntabwo mbabara ko ari umuntu nakiriye muri ngewe ndanamunca no kumugurira urumva yankubise urushyi rwiza ngo wasenze uzi ko nakubita inzoka zikagushiramo ni urushyi rumwe yankubise ariko yarankubise ngenda neza kandi nyine gwamana nyine yemeze gutya nsheza hirya ariko yankubise urushyi fata inzira ngenda neza amwe dutahe nese Jose ndashaka okay andushaka no kugira uburyo Kristo wo mu bapfumu Joseph wo mu bapfumu na Joseph wo muri Yesu niho twari turi yego Joseph wo mu bapfumu ngo namwumvise kuri yari ameze mu businzi muke yego ndangije ubwo ndangije iryo jwi riza kuri ngewe rimbwa nyibyo byose irambwa ati gutya na gutya ndabyumva ndangije ubwo Yesu arambwa ati ugomba kujya gusenga ndahita urusengero hari urusengero niho kukubwira ngo mujya kuri toilette kandi zo ko toilette irimo hariya ukabura ahantu wateze kumva na ahantu toilette yize hano muri quartier kumva na hamwe yize ubwo ndangije ngira ibiki ndangije haci yamaye icyumweru ati nkwaye icyumweru ubitekereza aho uzajya gusenga arambwa ati hafi aha ngaha na rusengero aryo umwuka barakubwira ati zenguruka hose amaso urebe hano rusengero mpita nibuka ko hano rusengero nafata yo feri ya mbere ku cyumweru icyo gihe nararize ndabyibuka nararize bari pastor yabangirira impuhwe abantu bose bashaka kugira ngo baze bagusengere umva icyo gihe byari nk'uko nyine ndahawe ko abantu baje ari benshi n'abari bari hanze mu nabarinjiye ndangije ubu nibwo nakiriye agakiza none urumva ngewe urukundo nashakaga cyangwa se nashaka kwa apfiriye muri kwa mu bapfumu sinakibonye ntabwo nigeze nyibona pe ni ukuri kw'Imana n'abandi bose wenda bari kunyumva bumve yuko hariya nawe ntabwo mbizi ko bishoboka wenda arimo abo bakabibona ariko ngiye nta kintu nigeze mbonayo na amahoro nashakaga nayo nahabonye ko njye ntabwo najyaga ndyama ngo nsinzire byegera nka sata nkumva ikintu kiranye ndicuye mwirwa nicaye ngatekereza ibintu bibi ngatekereza mu bana bapfuye ngatekereza ngiye mu Nyamirambo mu marimbi ngayazenguruka yose ariko ngeze kwa Yesu niho nabonye amahoro ngeze kwa Yesu niho nabonye ubuzima na isura mfite umva ntabwo twagiye muri detaye kuva mvuka naho n'ubuhamye burimo bundi bukakaye kurusha wenda ubu ngubu nuko ngenda nashatse ko icyo ngicyo cyo kintu numvaga kindi ku mutima cyane wenda twazakora n'ikindi kiganiro simbizi ndangije ngira none ngeze kwa Yesu niho nabonye agakiza ngeze kwa Yesu niho nabonye ya mahoro kuryama none ngasinzira nitaye ngo ndyama hasi nitaye ngo ndyama hehe nukuri nsigaye ndyama ngasinzira njye nahoraga no kuya amaso ku rwego ruri hejuru kumanya ntabwo najyaga nsira ko umuntu yambaza nk'amata ndaryama cya gikundiro se waje kukibona ubona abantu baragukunda nageze kwa Yesu igikunda ndakibona abantu baragukunda ngeze kwa Yesu byaremeye tugeze kwa Yesu biremera ni watangaye urumva nyimara gukizwa nabyirutsemo cyane nabutayo
ubwo muri quartier nigeze natasengeyemo ngeze nanguma nagiye tuzadukora iki kiganiro ubwo noneho ngeze nabusanye imara gukizwa nabusana cyaragamo abantu batanya ati mihene mishiraje hatiraje ubwo natangiye kubwirizwa nataranabatizwa najyaga mu butayu mwigishayo narinzi ijambo ry'Imana se ariko Yesu wari uri muri ngewe yarabinyemezaga. Okay, komera cyane narakomeye pe kandi uri umuntu w'umugabo Imana ikomeze gushyiramo imbaraga. Hari umuntu wubatse, hari umuntu ushaka kukubaka nawe komeza kukubaka vraiment ubuhamya bwa buri umuntu tubana nyuma nakore nk'umuvandimwe ntaga memba amafaranga menshi pe urumva memba 25 ngiye ko kubwira amafaranga maje kwizigama wanatanga muri 25 yanjye nta njye mu mwanya kujya gusenga ubwo mbonye umwanya wo gusenga kwa mu mibyiza abayagiye mu kazi ndadomaga nkaba nagiye gusenga najya ngora ngo waje ryari nkaza saa 12 pfa ko nkurira akazi kanjye nkuko kageze iki ngomba kugakora kandi kandi kazi karenzeho kuko ajya mbwira ngo iri ni itangiro ryawe ryo kurya niko yewe ajya mbwira atagiye uzabona akazi karenze ayanga yanguhemba hari uzabona kandi wumva rero niteguye kuba nzakira nibindi ko narakiriye Yesu kandi muri Yesu batubwira ngo ibyo nimuba muri ngewe nkaba muri mwe umusabe cyo musaka cyose muzagihabwa nibindi rero nabyo tuzabibona. Yego komera cyane Joseph, vuga nimero telefone yawe ku muntu wifuza kubana nawe kuganira nawe ubunguke n'inshuti zirenze sibyo. Vuga nimero yawe 078 220 36 13. Urakoze cyane. Yego.